ibyiza kandi nicyo kintu kidukwiriye cyonyine ngo ngwino Mana udufashe tubigumemo neza. Amen. Yes. Kugukorera Mana ni byiza kandi nizo bidukwiriye. Kugukorera Mana ni byiza kandi nizo bidukwiriye. Ngwino Mana udufashe tubigumemo neza. Ngwino Mana udufashe tujimbere umuhamagaro wacu. Hawundi wadushoboza atari wowe. Tujimbere umuhamagaro wacu. Hawundi wadushoboza
witinya yewe mwana w'umuntu, Imana ntishiterana nayo, uzago iyo bigeze ku mukristo bimutera gupfa, bimutera bimutera gupfa, zo kwitwa Imana ye, kuko yabimenyekanishije Imana yagize isoni, zo kwitwa Imana ye, kuko yabimenyekanishije Imana yagize isoni, zo kwitwa Imana
mufashe dukomere Imana amashyi. Yeme turashimira Imana duhaye uburyo n'umugisha kuba turi hano mu nzu y'Imana. Haleluya. Imana ishimwe niyo gusa bitanga bigira ikiguzi cy'amafaranga, bigira bitangwa n'imbaraga z'umuryango, ni ingemu ibivuye mu ijuru. Imana ishimwe twahawe umugisha wo kuboneka mu nzu y'Imana, twaje kuramya no kwihimbaza no kuvuga imirimo yayo. Twongere dukomere Imana. Imana himbazwe. Twongeye gushimira ubuyobozi bw'itorero twizera kadutumira kugira ngo tuze tuganire, tubane, tuvugane ijambo ry'Imana. Uzukuri ndashimira ubuyobozi bw'itorero, mwakoze cyane, mwarakoze ko mudukunda, natwe turabakunda cyane. Icyo kintu cyumve gusa. Iyo umuntu ubonyemo imbuto yo kunkunda cyangwa nkabona arambuza, njyewe nza mukunda kurushaho kabisa. Icyo kintu ndagikunda cyane. Kandekera naringiye gutanga ubuhamya gatari kure kandekera. Barakoze cyane bayobozi kutwizera no kuduha umugisha wo kubana n'abantu b'Imana bangana gutya. Mwarakoze cyane. Ndashimira umuvandimwe Gatore twazanye, akunda kubisaba cyane. Igihe cyose ufite gahunda ahantu ngomba kumubwira tukaza tujana. Ibintu sinabimenyereye, azambwira simbyumva, keretse nyine rimwe abonye afishi azana gahunda yo agahora anyibutsa kandi nkabona yabishishikaye, kuko njyewe sinamenyereye kujana na groupe ngo nyine bamperekeze. Zanumva sinzi protokole ndende, zanumva. Ariko bakoze cyane, ndagushimiye cyane. Ndashimira korali yacu, uko bararirimba bikomeye. Umushiko bafite amavuta, indirimbo idafite amavuta nk'umunyururu w'igare ikinga abantu bose uciyeho bakaza kwibwira ko biza biryana mu mweyo, cyangwa umwuka w'ipine washizemo. Abantu bose imodoka avuye mu mwuka zigendera kuri biriya binani, zigendera ajya bakita ijanti. Abantu bose kandi wowe biba bibangamiye cyane, ariko abunyuze hose azakubwira ati ikibazo cyawe kandi wabibona, ariko bakaza ati bite uri ikimodoka urahereje. Niko n'indirimbo zidafite amavuta zazirambira abantu n'abaziririmba, ukabona barushe bawereye ko barakukuza, ko barakuririye mu mubande. Abahagaze imbereho, abantu batazi kwihangana bakazavuga kamabaje kuri WhatsApp, muva ko muragira mbere y'abantu. Ariko turashimira Imana, korale yacu nziza, Imana ibaha umugisha. Komereza aho usenge cyane, kuko amavuta y'Imana n'ubwiza bw'Imana ava mu masengesho. Imana ibagirire neza cyane. Reka dusome ijambo ry'Imana
indi muntu uzi gusoma ikinyarwanda neza. Pastor Thierry arakusha. Abami ba mbere, abami ba kabiri ibice 5 murongo w'9. Nishimiye kubana na representa Jotamu Mana bumugisha. Simuheruka mu gitaramo n'ahandi kabisa, wakoze hamwe n'abandi bakristo mwese komeza kugirirwa neza cyane. 5 murongo w'9. Abami ba kabiri ibice 5 murongo wa 9. Nuko Namani araza azana n'amafarashi ye n'amagare ye, ahagarara ku muryango w'inzu ya Elisa. Elisa aherako amutumaho ati, genda wiyuhagire muri Yorodani 7, umubiri uzasubira uko wari uri, nawe uzaba umanutse. Namani abyumvise ararakara, arivumbura ati, nahoze ngira ngo ari busohoke ahagarare atakambira izina ry'Uwiteka Imana ye, arembarembye n'intoki hejuru y'ibibembe ngo ankize. Mbese inzuzi z'i Damasiko abana na Fapa ntiziruta ubwiza amazi yose y'Isirayeli? Sinabasha kuziyuhagiramo ngo nkumanuke. Nuko arahindukira arigendera arakaye. Abagaragu be baramwegera baramubwira bati, data, yaba umuhanuzi yaragutegetse ikintu gikomeye, ntuba wagikoze nkanswe kukubwira ngo yuhagire umanuke. Nuko aramanuka yibira muri Yorodani 7 nkuko uwo muntu w'Imana yari yamutegetse. Uwo mwanya umubiri we uhinduka nk'uw'umwana muto, arahumanuka. Hanyuma agarukana n'abantu be bose kuri uwo muntu w'Imana. Araza muhagarara imbere aramubwira ati, none umenye ko ari nta yindi Mana iriho mu isi yose keretse muri Isirayeli. Amen. None ndakwinginze indi ngororano y'umugaragu wawe. Amen. Urakoze cyane. Soma muri Yohana bice 2 murongo wa 5. 2:5. Yohana ibice 2 umurongo wa 5. Nyina abwira abahereza ati, icyo ababwira cyose mu gikore. Hariho intango 6. Nako urakoze cyane. Subiramo. Yohana ibice 2 umurongo wa 5. Nyina abwira abahereza ati, icyo ababwira cyose mu gikore. Amen. Urakoze cyane. Turaganira ijambo ingize n'iminsi nganira wacu cyumweru narariganiriye, kindi cyumweru nari muri Kenya narariganiriye, amakanisa menshi muri Kenya narariganiriye. Naribwiye abantu kubera ko indimo ndifite ibisobanuro byinshi kandi byaramfashije cyane. Ibyo ngiye kubaganiriza abararibonye kuri YouTube cyangwa warumvisha ndiganira, cyo nzi nuko mpamvu ririmo kuza no kugira ngo tekerezeho cyane kandi neza. Maze kumva no kurisobanukirwa, nasanze ubuzima bwacu, nabonye ikibazo, nabonye ipfundo. Wa muririmbyi wo hanze yaririmbye ngaho ruzingiye. Indirimbo ntimwize? Uzi icyo bisobanura aho ruzingiye? Kuri Yesu umuziki gusa. Ipfundo ry'ikintu.
aho ruzingiye, kuko ushobora kuja kubaka ibintu bafite aho bahera. Iyo bagiye kubaka bafite aho bahera, niyo barangije bafite aho barangiriza. Vuga ngo iyo ugiye gusenya ibintu ugomba kumenya neza ko ibintu ngene biza bikorwa, gusenya cyangwa kubaka. Nabonye impamvu ibintu zacu mu mwuka, itorero ry'uyu munsi, itorero ryacu ry'ikinyejana cyacu, tudatera imbere, kudatera imbere ku itorero. Vuga ngo iyo tuvuga itorero, urafata abapasiteri, ufate abaririmbyi, ufate abahanuzi, ufate abigisha, ufate abakristo muri rusange. Umukristo kudatera imbere ku Kristo, iyo tubivuga gutyo tuba tubuvuze muri rusange abantu bose. Ijambo ry'Imana iyo rije ntirizariza muri rusange, izariza umuntu ku giti. Umuntu azayumva ku giti cye, kuko Imana niza nikugera imbere ntizakubaza benshi, izabanza kubaze wowe. Imana ntizambaza pasiteri Birege, Imana ntizambaza pasiteri inde wundi pasiteri, Imana izambaza jewe. Imana ntizambaza, izambaza nje, zambaza ntaje. Iyo tuvuga ijambo ry'Imana nta muntu tuba dutunga urutoki, nta n'umuntu tuba tubwira ngo ducire urubanza. Oya, ijambo ry'Imana riraza, umuntu wese akaryumva akaryigeraho. Ni nk'indorerwamo, ni ikiyo. Iyo ugiye uriya bashiki bacu cyangwa n'abamama, cyane bashiki bacu bakiri bato n'abamama, bazagendana mu masakame, indorerwamo. Ako kantu ni keza cyane. Indorerwamo twebwe tutazigira. Hari igihe genda n'umugore agahita ambwira ngo kurahaka, ngo kurahaka, ngo kora, ngo kora, ngo kora. Ni indorerwamo yanjye. Umugore mwiza, kora aha, hari akantu kaje hano, kora hano, hari akantu kaje. Ikiyo suhagarara gutya ukareba, ugahita umenya ko kikakwereka ingene umeze. Kiba iyo ugiye mu kiyo uba urimo kwitegura, n'uba urimo kwitegura kuja mu cyumba, urimo kwitegura kuja mu bantu, ntabwo urimo kwitegura kuja muri shambre uryama. Uja muri shambre ukabaza ukireba. Sinzi wenda hari abantu bagira amaferi, iyo ni kairi special. Ariko umuntu wese ugiye kuja mu bantu uragenda ukabanza, kuko nambaye karuvati, nabanje ndagenda nyifungiriya, sinzi kwihambira, ariko kwishira mu ijosi ndabizi. Bitamo mu ikoti, ndagenda ndareba mu kiyo, reba uko umeze. Kuriya sinariko nyitegura ngo nje kuryama, nariko nitegura kugira ngo nje muri Foursquare. Harimo abakristo benshi b'abasirimu n'abandi, na nizi za online. Umuntu wese ureba ibuto rirafunze neza, karuvati ifunze neza, ikirato kirahanaguye, umuraba ntumeze gutya. Iyo ugiye imbere y'abantu urabanza
ukareba ingene umeze visage ufite utuntu mu maso dutuma abantu barangara. Niko ijambo ry'Imana rimeze. Ijambo ry'Imana iza rikwereka, kakwereka rikakubwira ngo dore aho upfuye, dore aho ufite imbonera, dore aho ufite ubutumwa, dore amenyo yawe. Kandi wawe ni gusombe ibyo disombe ngo ubone riri mu nabuze neza cyane, aramukunze bikomeye ngo isombe riri mu menyo wabonye iri gusa ubona ibyo nashyizemo. Ugiye mu ndorerwamo ijambo ry'Imana riba rikubwira ngo dore aho wapfuye, dore aho Imana ikugaya, dore aho Imana igushima, dore ibyo ukwiye gukosora, dore ibyo ukwiye gukomerezaho. Niki ijambo ry'Imana niyo mpamvu yawe. Amen. Cyo kirumvikana. Dore riza rikwereka dore ntabwo ushinzwe gucira abantu urubanza, ntabwo dushinzwe kugutunga urutoki. Ijambo ry'Imana iyo rije iba rikuzaniye visage y'indani mu mutima, ishusho yo mu mutima, ubunebwe aho babyishe, aho ugomba gukosora, gushika imbere y'ikiyo ukabona ubuto bumeze neza, ukabona ikirato kimeze neza. Igihe urimo kubyambara uba wabyambara, ariko kugira ngo hari ukuntu ushobora kutabona neza ingene ibintu bimeze, cyangwa wenda nturi kumwe n'abantu ntawe ukubwiye, kugira ngo uzoshike mu bantu mu rugo batangire bamenye mbese uriya mugabo ngo kuriya yambaye gute, mbese ngo kuriya ngo bimeze ubuto yabushize buno yabushize bimeze bite. Ibintu turabizi biba ku murongo n'ibitaba ku murongo turabizi. Amata afunze neza, ibipesi bifunze neza turabizi, n'ibidafunze neza turabizi. Nubifunga nabi abantu zo gutesha umutekano, abantu bazokwibaza kubera iki wiya, kugira ngo abantu bakwibaze. Iyo ubikoze neza washika mu bantu ntibakwibaza, ubesije kandi sije iri negative. Niki ijambo ry'Imana riba ryaje gukora. Amen. Kugira ngo umuntu akosore. Ntabwo turi ba marayika, ntabwo uri marayika, ntabwo ndi marayika, ntabwo turi ba inosa, ntabwo turi ba parfe, nimba ari ba parfe, ntabwo turi abo nyine mvuze n'abandi, ntabwo turi intungane. Ariko kubera urukundo rw'Imana n'ubuntu bw'Imana, ijambo ry'Imana riba ryaje ngo rikwereke, ikubwire, iguconge neza, uhagarare kandi uhora ushimwa nayo. Amen. Imana ikunda ko dukora ibintu igatikinga ikavuga ngo très bien. Irabikunda cyane. Imana ikunda ko dukora ibintu ikavuga ngo très bien. Kurya natwe tubikunda iyo umwana akoze ikintu ukavuga ngo très bien. Oh, félicitations. Oh, byiza papa. Na umwana akoze ikintu ukabona yabyize, yagiye mu masahani amavere yayame, yagarutse mu mboga yazime, yagiye ku mata tusomere. Nigeze kubivuga ko hambere iyo umuntu atarafatisha ubuzima, hari igihe umuntu yiharara ukavuga ati reka ngaburire abana neza, hari imwe mu kwezi wenda wahembwe bagurira imboga simvuze ganyarwatsi, iza zazinde simvuze Abanyarwanda bavuze imboga rimwe na rimwe bumva dodo n'ibindi na za karoti n'imari nani. Ariko muri Kongo iyo bavuze imboga
abavuze za imbaga kiharahara ndikusanya amakaroni n'uturayi twiza utundi twiza tumya twose nyine baba bavanze bigahindura isura. Reke umwana barye neza n'amata nyine rimwe mu kwezi. Iyo umuntu uje commence la vie abari Noel se buri munsi hari abantu barenze za Noel bageze ku mateke no ku mashaza no ku bihaza nuko n'amata atarimo amavuta aba muri alimentation ngaya ntarimo ngaya nuko abagabo nushikuzo bibaza kwiharahara nyine munda je kumasa mumare ndiharaye ndituna baraje baratetse mumare sanga gakobwa kanje uganiharaye nafashe n'ide sanga karafata umuceri gutya kawubumba bakoze ipirawo kawubumba gutya n'amakaroni ari nkabinga n'inyama akabimba gutya kama bitera gutya agakwesa ndishira muzu sanga naramurebye namanumva ibitegengeze by'abantu we usi kugira ngo umuntu yigimba yewe areba uburyo abana bari bagize iminsi apeti yarashize kubera ibiryo bimwe hanyuma ntuzanire ngiye kuguha isomo ndagukubita uzobyumva umwaka ushize bariko njuguma iminwa n'akana we bine sasa umubyeyi azanezezwa no kubwira umwana we kubona umwana we yakoze akamutrebe no kuvuga ngo ibiryo uzifaranga zira hanze uzinezeza kihara ukizunguza ukazana amatwi ukazibona karayapiga uzunguza ukamukubita yazayicura nijoro akaza akarwaritse fu kazara atsikimba Imana tikunda bene ibyo bitekerezo na bene ubwoba. Imana ikunda igihe cyose ituwo titurabe tituribeze tituraba marayika titurabayose ahubwo ikunda ngo igihe cyose ijambo ry'Imana ritugeze imbere ibarishe kudukura mu bukubaganye ubupfafa n'ubujiji bwo gufata ibiryo umubyeyi aba yahwereye washika umwana akazabipira ejo asuye kagarire ararira ibiti cyangwa araza arire aza guti papa mata yashize wa kuyapira ijambo ry'Imana iyo ryaje kera turi muri metodiste kera hambere metodiste Gikondo twaje gutarama kera sauti ya injili yajya yitwa sauti ya injili twaza tuza kwitaramira kera groupe zitandukanye none umunsi umwe David avugisha basiga atuye muri Australia avugisha yanze kuvuga aravuga ngo iyo wagiye kuvuga ijambo ry'Imana ngo azatinya kumera amacandwe ngo atabusakuza ndavuga ngo kubera watekereje neza kundu urantaze gutekereza namanu utekereza icuge muri za 19 na kangahe na 7 n'umunani za aba bakatogo barindagira mu mari mufuza yazayo chukishikira hambere ni muzatinya fete icyo yavuze nukugira ngo yumve hanyuma amenye ikintu kitari cyo kidashimwa imbere y'Imana
amenye igishimwa imbere y'Imana, kidashimwa agikosore, igishimwa agikomeza kibandanye umugani w'abantu. nawe ubora mu mafuta igihe cyose ijambo rikugeze imbere tibari baje kugucira urubanza, ribarije n'indorerwamo. Zupiga ibiryo bazabipiga. Hari n'abantu bagira umuco nzamona abantu benshi, kandi ari ibintu nzamona namara nkaje kurebera ku bandi. Hari ikintu nzamona twebwe abanyafurika benshi cyane abanyarwanda ni Burundi nyine aka gace kacu, umuntu akama yarura ibiryo bingana nk'ubu, kamatoramo inyama imwe n'igitoki kimwe, yamara ibindi byose akamara. Umuzungu aza yarura ibiryo amara, habe n'umutwe w'ifi iyo yawara aza urya akarya n'amaso, akoza isaha nawe ukamusanga yaruye ibiryo birarigana, akamarya utuntu ngatunga ibindi byose akamarya kumena. Iyo ni icyo bagiye kumena pupe cyangwa bagiye kumena ibiryo usize n'amafaranga ngo kama yaruza warure nimba ari umutsima ubumare nibwo bwe kuko ariyo ni amafaranga. Senzi fete ijambo ry'Imana iyo ryaje n'icyo ribarije gukora. Amen. N'icyo gusa icyo nari ngiye kubabwira rero, maze kumva igira ijambo rizunguruka mu mutima, ndeba impamvu abantu duhora ku musozi umwe tuzungurukaho. Kurya Imana yabwiye Abisirayeli mu minsi mumaze kuri uyu musozi birahagije, nuko bari bagize iminsi bazunguruka ahantu bazunguruka ahantu bataha. Zameba cyitegereza uyu munsi itorero ryacu ry'ikinyejana cyacu, ndavuga itorero kinyejana cyacu, zameba twateye imbere cyangwa twateye imbere. Kare iyo somye Bibiliya nkabona twateye imbere, iyo subiye inyuma nkareba ubusutse bwo hambere ntabwo twabaye muri Kongo, abayumbe, abakozi b'Imana, abapasiteri, abaririmbyi, uburirimbyi bw'ikorari bwateye imbere. Ariko mu kiyumbe, mu gipasiteri, mu bindi mbona muri kanisa uzabona tutarateye imbere. Habaye niki cyane Bibiliya iravuga ngo uko Imana yari iri nikwiri ni nakwizaho. Impamvu y'itorero kudatera imbere biva kuki? Torero abayumbe none dufite, abapasiteri none dufite, habe n'abaririmbyi dufite uyu munsi. Twateye imbere cyangwa tuza dutera imbere? Niki kibazo niki? Munda akazamuka none ukazamuka washika hariya nyuma y'imyaka 2-3 Pasiteri Kabeya ni ukunda kuvuga ngo nta mukinyuzi ukina mondial star ngo ndibishoboka. Ni mondial imwe zibiri yakoze star. Ese wa munana kinyezinga wa Mungu muremure Cristiano zirarenga star, zirenga star. Mondial niko Kabeya yavuze, sinzi aho yabikuye nyuma y'imyaka. Kandi abakinnyi baza bakina babanje no imace bakongera bagakina na entraînement. Kurya ntibazakina match gusa, na entraînement nizo ziba zibavuna cyane. Ntabwo turi abakinnyi. Uyu munsi yavumbutse nka Ronaldinho
ariko wo mushaka mu isi y'umupira ni amateka vuba ntabwo itorero ari abakinnyi ntabwo itorero ari abakinnyi nubwo umuntu adahora ariko itorero Bibiri ivuga ngo riva mu bwiza ryinjira mu bubi ntabwo bishira ntabwo amavuta ari ukuvuga ngo uyu munsi kado wo muri 1999 na kado mu 2022 ngo uyu munsi naho icyo gihe wenda nari umwana uko ngenda azamuka mu myaka ngo niko ngenda shira mu myuka mu buryo n'abana nabonye sinzi hari ikintu cyari cyaratawaye ishoboke ko kandi cyari mu makanisa yose cyitwa drama c'est drama arayiki yarana drama urumva gutumirwa mu biterane bikomeye nyuma y'imyaka nk'icumi muri iyi myaka 10 ishize na drama yakora igiterane cya drama tiba muvuga butumwa nini umwatika data yawerekanye aba rero fete ntabwo ari nabonye aho uzingi ipfundo ryawe ubuzima bw'abantu n'Imana ubuzima bw'abantu n'Imana Imana yarabigabuye ibintu biragabuye ibintu by'Imana n'abantu ntabwo Imana yaduteguriye guhora iduha Imana yakoze ibintu byose uko bimeze kuba turiho uko tumeze ibyo dukora biva ku Mana ubwenge dufite buva ku Mana uko tubayeho biva ku Mana ibintu byose kuva ku cyambere kugeza ku cyanyuma biva ku Mana ikintu kitava ku Mana ni icyaha ikintu kitava ku Mana nyiribi ni ikosa ni icyaha ariko ubuzima tubayemo ubuzima bwose tubayemo tubukomora ku Mana cyo nicyo cyambere cya kabiri ya kabiri Imana yarabigabuye Imana yagabuye ibintu hari inzu ikora ikabikora nk'Imana yarabigumanye ntacyo tuza dukora kugira ngo bibi ntacyo tuza dukora kugira ngo duhumeke ntacyo kibaho ntacyo tuza dukora ngo duhumeke tuza duhumeka gusa ntituza tubihingira ntituza tubikora amafaranga ngo tuzishure ntacyo tuza dukora kugira ngo duhumeke iyo ni porogaramu y'Imana nuko bimeze ariko kurya siko bimeze kurya siko bimeze kugira ngo urye nukuzuza formulaire nk'iyo kuja gushaka passport muzi passport yo muri migration tiwogenda ngo umunyarwanda wese yemerewe gushaka passport arayemerewe kuyibona ariko ndiwogenda muri migration ngo ni mumpe passport baza baguha form bakakubwira ngo uzuze baruwa akaza kubwira ngo uzuze uburebure uraresha bazakubwira ngo uzuza form ntabwo guhumeka ntacyo dukora duhumeka gusa abarozi barimo hano n'abatari hano n'abandi bose aho ku isi baza bahumeka umwuka w'Imana abishopu n'abandi bose uko abantu bose bazahumeka umwuka w'Imana ariko kugira ngo umutsima usoje ku meza urye si uguhumeka bazabikorera ni ibintu bibiri bitandukanye iki ntacyo dukora kugira ngo tukibone iki dufite ibyo dukora utabikoze ntibishoboka icyo cyo niko kimeze cyo sinokwirirwa gutanga ibisobanuro rero utakoreye kurya utakoreye inda ntibishoboka ariko ntacyo ukora guhumeka niko bimeze kandi Imana ni nyamahame mu rwego rwo Imana ni nyamahame kipo
habiri natangariye ko Imana ari nyamahame biri mu rwego tutazi gutekereza ingene ari nyamahame. Iki kintu iyo utagikoze ni nyamahame mu rwego ya mahame tugomba kuyiga tukayamenya mw'abantu. Kugira ngo urye nuko ufite ubushobozi bwo gukorera ibiryo. Hari abantu batakigira ubushobozi bwo gukorera ibiryo nk'abasazi. Umusazi tagira ubushobozi, ariko igifu ndikiza kimubabarira ngo ubwo ari umusazi ngo arareka kurya. Ngo noneho duhindure, Imana duhindure kuko wagaze urya uko wakoze, noneho kandi ugifite ubushobozi bwo gukora, noneho umwuka uhumeka uzoza ugenda mu gifu kubera ibiryo. Uge umwuka ibyo uri umusazi yego uzorya amashashi, ariko igifu nta parito yo kuvuga ngo ni umusazi. Ibyo ni hame komeye. Amen. Tekereza umusazi Imana itababarira ngo ibone ko ari umuntu utagikora, utagifite ubushobozi bwo gukora mu mutwe, ngo igifu byibura gihindure bije mu mwuka. Uyu mwuka kubera ko ntawuzi uhinga nta n'icyo tuzabikora, usanga byama bigenda ibiryo bizaza bigenda bije muri stoma bibi biryo kugira ngo kuko atagifite ubushobozi bwo gukora. Ariko siko bimeze. Nudakora turya, urarya amasashe, uje kwicukiro urya ibintu byabuze, ari kurya icyo kintu cyo niki Imana kubera kidahindura bigeze ni hame ryawe. Fata bebe namaraza ziba cyangwa babakobwa babagize ibibazo bakabyarira iwabo bitemewe, akareba umwana agafite uburyo bwo kutamurera akamutaha. Igifu cy'umwana tikiza kimubabarira ngubwo uri bebe utaza aho uri ngo nyoko yagutaye, inzara izimufyonda ikamurya akana karoha umukubasa. Imana tiza yohereza marayika wayo ngo aza muto ngo amutware ngo avuga ngo we ikisi kibazo kimuturukaho. Kubera ako nakazi Imana yahaye abantu aka turagabuye ibiza umwuka ntacyo mukora, nije ubikora mu bumana bwaje no mu mbaraga zanjye no mu bwenge bwanjye. Ariko iyo binyuza no genda gaho tumia akili yako vizuri na utoe nilana Imana araga. Amen. Ikintu muza mubona twazengurutse ahantu nuko izo dushinzwe gukora ntituzatubikora. Zarangiza ibintu bikamba bipfa ikintu ku kindi kigapfa. Ibi bintu ku ruhande rw'Imana ibintu biragabuye. Aka ni akazi k'abantu, aka ni akazi k'Imana. Akazi k'abantu ntibagakoze, hanyuma ko barasenga ngo Imana igakore. We Imana itazibabarira uruhi igifu cya bebe. Imana itazibabarira igifu cy'umusazi. Hanyuma tangiye kubwirwa isi ushinzwe gukora, tubikoze birije birasohotse. Ibintu bizatubana umwaka uzushira, umuntu akura ari muto asaza, abisigira umwana nawe agenda gogwe asaza, asiga mu kangarate nukubura icyerekezo nukugenda ugapfa ubuzima kubera ibyo umuntu ahizwe yabikoze. Ariko igihe cyose umuntu yakoze ibimureba biragabuye, byanditswe byera. Iki gitabo kiza kutubwira ibyo dushinzwe. Iki gitabo nta kindi kivuga kiragabuye, kirakubwira ngo izawe ni ibi, ibyo ukora ni 1 2 3 4 5 6, iby'Imana ni 1 2 3 4 5 6. Wowe ibyo ushinzwe reba ku manywa na nijoro, izawe bireba ubikore. Hanyuma numara kubikora ubuzima bwawe buzomera nkaho ushyitse mu nzu cya Nyamata.
uzohora mu mucyo iteka ryose. Haleluya. Niko ibintu bimeze, ni system irubakitse. Niyo message ashaka kuba ntabwo ibintu bidahinduka, duhora tuzungukaho abantu. Kandi dore ingene sasa abantu bateye, iyo bari bakora ikintu kidafite umusaruro baza bagihara bakagihunga, bakaje kugifite kamere y'umuntu akunda ikintu abona kivuye mu icyo ashaka, nk'ikintu aguma gutitiriza agakubita umwaka ugashira, jewe nzahonda umwaka nushira undi ukaza ngasaza ntacyo ukuyemo. Umwana waje nakurikira aza kubita kabira adevi aje gushaka ibindi. Ubuzima bw'umuntu ukunda ikintu gifite umusaruro, ariko umusaruro uzava torero. Dufite ikibazo gikomeye, tuba dushaka ngo Imana tushinzwe n'iki n'amaturo. Reba ngo kuzana amaturo ngo maturo Imana biragaba tuta urumushije. Imana yereze marayika isi gutangira ituro yohereze marayika uriya muntu kubera ko ari umwana wacu, ituro byarakunaniye n'ubushishe, ikatworeze marayika mutangira ituro. Iryo turo ryandikwe ku izina rye. Turo n'akazi ibintu biragaba. Imana yohereze marayika izi gutangira icyacu n'akazi ibintu biragaba. Mani ngo gutanga icyacu, Imana yohereze marayika afate icyacu ati Cadeau yarananiye gutanga icyacu. Imana itazababarira igifu cy'umusazi, itababarira igifu cy'umwana. Ihame umwana w'uruhinja inzara ikamwica mu misozi. Kubera iki? Imana akosa akazi k'Imana n'akazi k'umuntu. Igihe cyose umuntu adakoze icyo kintu kizapfa kandi kizamubarwaho. Imana izakimwonsa. Imana yohereze marayika aze kugutangira icyacu. Imana yoherejeho gusenga byarangoye, ngo gusenga byarangoye, ngo simbashiye kandi sishoboye. Imana yohereze marayika aza kugukorera ihuduma, aza kuzindukira muri nibature ngo Mana we none ngo Peter kubera ko ananiwe ngo mukorere nibature ntakwishire papa. Marayika aza gukora nibature mu gihe cyawe twebwe ngo nibature harato marayika aza gukora Imana gukorera nibature ni iyawe. Imana gukorera ihuduma arananiwe katumukorera. Imana ize gufata abamarayika iza muri sehashika kureba abarwayi aho bageze bameze gute, bameze nimurebe abarwayi ngene bameze. Ibintu birakabuye umushinga. Umva semeni haleluya. So gituma twaheze aho tamukishubamo ibintu ariko narasibye narasa je mukunga nakunda kurusha amata nakunda so akunda itera wa munsi wacu sawa. Iki gice twasomye mureke mbereke ahantu uko ibintu uko twasomye kiriya giti. Bibiliya yavuze ngo Namani yari umugaba w'ingabo z'Isiriya.
ngo ariko yaragize gute yari umubere umugabo iki gice tugisanzamo umuntu witwa Namani yari umubere umugabo n'umubere ninde ni general ariko ari umubere ako kantu kara akakabiri hari agakobwa gatoya birashoboka ko ako gakobwa nzangatekereza ndaho nabisomye nzatekereza ko kakundaga gutara zantekereza kagakurura akagakobwa kakayuke kagaza gatara kakundaga igitara wakurura ngo kuri sebuja bari baragiye abisiriya batera bisamariya bakura agakobwa n'intambara yabaye abisiraheli n'abisiriya baragenda batera abasiriya batera abisiraheli babakuraho agakobwa bishoboke ko kagaza gatara kuko kari kaza amakuru y'abahanuzi muri icyo gice twasoma mwumva ingene sasa ibintu bigabuye karangize ka gakobwa kabwiye bakajanye kwa fande mu kazoza kabafatira umwana bakorere ibintu by'imirimo ngo gashike katangire kureba batangira kuzana amahuzo ya Namani amateni ya gisoda ibibembe abwemera buje kuko umukozi cyane bayegeranye n'abagore ku butaka ati hano nabonye data bushaka ariko hari ikibazo nabonye gifite umuti iwacu haba umugabo w'umuhanuzi no ashi wacu muve sasa ingene ibintu bigabu sishaka kubabwira histoire cyane mwumve ingene ibintu bigabu mwumve umurongo w'ingene ibintu aho bamwe bakora abandi bakora aho Imana ikora aho umuntu akora igihe cyose dushike kuri paje y'umuntu ntagire icyo akora tutegereze uzosaza ubisikira abantu uwo mu ruho uzosigira abana bawe uwo mu ruho ako kaga izo ngorane uzozisigira abana bawe kubera iki turaga abana bacu umuruho ubutindi ubujiji ubupfu kubera iki Imana nkunda ijambo umunsi umwe twagiye muri Sierra hazi umugabo w'umunyamerika ujya kunda kuzana rike ware ariko abasumba kirenge nibo ariko baratwangarutse umutwe ariko muzoreke batuyobore basa batwicara ariko tubaka bagira ibitekerezo byiza bitwanganutse byiza bisa neza yavuze ijambo ndavuga ngo ndabutuki ndatoye ndagahora navuze ngo ndatoye ndeba abasaza twarwo ubwo yaramaze kugira yari yaje kutwigisha yatugaburiye yazanye sinzi nimba ari convention nimba ari ihema riyote yamazane biryararonde mineke imizuzu z'ibizibiheye ijanga z'ibisibize turarya koga yatuguriye yaje barangiza aratwigisha barangiza kutwigisha icyayi mu gitondo icya saa yine saa sita akaba yazanye ya mizuzu nk'undi mizuzu narahwera ufite imizuzu n'ibintu byose n'ibyayi by'amata birimo inani no barangize aje kutwigisha avugisha kazadira basaza gutya kareba aba bagira amatwi bazamu ukera basinzire n'ibisaza zananiwe kuva ku pasiteri baraho musungu karabaho ubwenge aravuga ngo Imana yaraturemye kugira ngo dukore n'iryo jambo yavuze pasiteri ngo Imana ngo yaraturemye ngo kugira ngo dukunde n'iryo jambo amase dari development Imana yaraturemye kugira ngo dukunde Imana yaraturemye kugira ngo dukunde nta kindi yabikora turi biranga bikundwa turi biranga
ese Bill Gates niwe mukiruzi Bill Gates ni benshi ariko ndagira ngo uzwe cyane reka tuvuge Bill Gates tuzi umunsi umwe twaba duhurira nko mu giporoso yawe kamabwira ati ndamukunze papa urinde data nitwa Cadeau uruwa Kimironko kongo konse twakwikubita mu modoka yaje no bazaga we arambuze iyo tuvuze Bill Gates tituba tuvuze physical ababwiye amabanki yose amabanki tuba tuvuze banki tuba tuvuze ivyogajurubye tuba tuvuze za interinete tuba tuvuze ubutunzi bwe nicyo nabivuze buri wombwira nk'umutipe umwe uraha utagira bodaboda ndagukunze Cadeau uramuze Imana izivuga rero Bibiri iravuga ngo izivuga bikaba yategeka izivuga bikaba nibyo izivuga ngo wamuyaga hagarara ugahagarara izivuga ngo wapfuye nazo zuka ikazuka izivuga ngo wanyaje we cikamo igacika uwo mugabo niwe wakuremye kugira ngo uko ubu Imana nyiri zose ishobora zose iravuze ngo Jota ndagukunda impamvu nakuremye no kugira ngo tu Imana mwaba amaze ndarikura amaze ndarisaba kazande aba bantu bagira amatwi Imana nubwo yaturemye kugira ngo dukunde ariko iyo utazi ibintu biragabuye iyo utazi ibyawe mu bikore iyo utazi ibyawe mu bikore utazibabarira igifu cy'umwana uguye ku musozi wimuheka umwana akaribwa n'intozi cyangwa nyina mutayemo babakobwa bazabata muri toilette akaribwa n'Imana ifite ubushobozi bwo kubwira marayika genda wiruka umukuremo timukuremo icyo gisobanura kandi Imana araturemye kugira ngo dukunde ni data yitwa data n'umuremyi wacu ariko kandi igira irindi zina yitwa data nama araza ngo ashike Yerusalemu Israeli aragenda aje ku mwami wa Israeli numvise bavuga ngo hari umuhanuzi none ndaje uzukiza ibirembe mwami bishoke ko atari umuyumba umwami yarazi amakuru y'umusaza witwa Elisa yarazi avuga ngo n'Imana ikiza ibirembe wa mugabo kandi bari bangana cyane kandi abasiriya babarusha imbaraga murashaka kudutera iyo ni imyenda muvana niko mushaka urambwira ngo nd'Imana ikiza Imana ko ariyo yica kandi Imana ko ari igira ubushobozi murashaka iki wa mugabo Elisa yararyamye mu cyumba cy'amasengesho cyangwa ari wafite rada kamera dore bene za kamera rada azamarangiza ibintu byose byije mu gihugu akarangiza ibisoza azamarangiza karangiza abona n'amani yaje yazanye urwandiko abona ingene umwami arusomye abona ingene umwami arakaye abona ingene umwami atangiye yamatuma mu protokole genda umubwire tuzi ko Samariya mu Israel hari Imana tubizi wa mugabo tubizi ko umuhanuzi abantu ati kademi genda uje kwa Elisa n'amani y'amayiruka
no kwa Elisa washike kwa Elisa asanga tikari mu gipangu arishite Elisa mutumyo ngenda muri Yorodani wibire karindwi nurangiza kwibira karindwi urabukiza witaye tabintu birebire ati ni yamaraka bitari yamaraka namana yarafite ubujenerali kandi yari tware Bibiri iravuga ngo ni w'Imana agasinyuramo kugira ngo abasiriya batsindi yindi bumwe nyine agasinyuramo kugira ngo abasiriya batsindi Bibiri ivuga ngo yari tware yananiwe no kuza byibura ngo tuganire abasi tuganire abantu cyangwa sengere kurya twamenyereye kuguma sengera amapepe kimwe kera twariki ariko ariko ibintu zanebuka turasenga batuzanira umwana w'umukobwa umusasi yarerwa amapepe arya mu myembe kimihoro muri sepa turamusengeye bamwe bamwicara ku maguru aba twama tumufata gutyo turagaramira amaze agezi baje ntavuza ariko nyine bamwe umwe yamafata Bibiri ayi gushira Nijewe wari yewe muka irima umwana tumusize umuka ngoya omwizina ndayisi mama pepo wanyawo nakazanda mukure twamica amaguru no mu maboko muka twaweje aya ni mapepo mureke dusengere tworoheje natavamo baradufunga sara duhamagara polisi ngo ari cya twakoze ni twebwe twayamute iwe ariko yamaye umva nyine arabanza mushaga baba papa wese kaba komeza hari tesame genda winjire kwa Amen umva sa isomo ryanjye hori wamana Israeli dukure ubuyobe no kutamenya ivyo dushizwe iyo umuntu akoze ivyo ashinzwe ibimure nikitara cyane imbere azamenya ikinogo akamenya akandagira ikirenge akamenya agi kugikandagira ubuzima bwe ubamaho bazaba mahoro bazabubana tibazatinyika ibishose kubera babwiwe amakuru yizo bashinzwe n'ivy'Imana ibikureba reka ko atigende no suzugura adusuzugura reka twitahire muhindukiza amafarashi escortize burya abajanama beza ni beza cyane mama mwegera mugara none iyo bakubwira ngo twikorere Yesu niko gusaba bibikomeye iyo batubwira ngo iyo bakubwira ngo uje kuzana bwa butuzi bwawe bwose iriya tubumuhe twakoze niki kigoye iyo ukoze icyo bakubwiye bamubwiye gahunda katubwira yamageye Yorodani aragiye mara ya kwanza arebi araga mara ya pili arebi araga mara ya tatu arebi araga mara ya ine arebi araga mara ya tanu yagarukira kuri mara ya ine pili bakubwiye nkunda cya kiganiro mbere iyo bagiye kuvuga amakwego nkunda ijambo umukecuru n'umusaza basigaye babinyuza no kuri televiziyo ngo icyambere ni icyambere amakuru muragahawe amakuru azavuga kuri Radio Rwanda w'imvura yaguye ngo yateye isuri imvura yagize gute ngo bubatse amashuri ariya ni amakuru ariko ariya arasanzwe amakuru umuhungu akeneye iyo yafi yazi akeneye amakuru
uyu mukobwa ninde? Uyu mukobwa ninde? Ye base uko ameze gutya n'abarevi cyangwa n'abayumva ubu Kadogo ndabizi ko arafiyaje karashaka ikintu cya mbere Kadogo ukene nama uyu mukobwa wo muri Amerika ise ninde? naho kubona gusamo ukavugenda gusada yo uzuba muri Nyabarongo yuzuye ikaguhuza na Nile akagusinga toka uzi umugabo asengica umugore nijoro akazana kupe bitewe ofete ikintu cya mbere ugomba kumenya gukura intambwe aha kwishyira ugomba kumenya amakuru yawe kwite iyo upfuye kugenda gusa kwa mawazo na makuru cya mbere n'abakobwa mwebwe fiyanse bana ese witwa ndema wowe Rosine ndavuze tuzi wawe mama wakaducumbira umutsi sizo Rosine bari muto cya mbere nama dore cya mbere nama uyu muhungu zomushira papa nugo azomaza ngo uyu muhungu nugo zomubwira ngo simbizi umuhungu nini ngo simbizi se nini n'umuki ngo nimba tuye Nairobi icyambere niki cyambere nama n'ahantu abantu bose bakeneye uri muri Yorodani karindwi abikora ubwa mbere n'ubwa kabiri n'ubwa gatatu n'ubwa kane n'ubwa gatanu n'ubwa gatandatu n'ubwa karindwi ubwa karindwi basohoke gutya Bibiri iravuga ngo umubiri we waje wahindutse nk'iki umwana w'uruhinja umwana mutoya basizemo vide cyangwa amavuta y'amasohoro iyo mana dusengera komeye imana tamuseruka imana soyebe imana dusengera komeye haleluya 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 namani yavuye babwi umuhanuzi yarizwe ry'Imana rimubwiye ngo Imana amubwiye ngo namani nta kindi ukeneye ni ukumenya ko ukeneye kuja muri Yorodani niho hari umuti namani iyo ataza kuja muri Yorodani tabara ibyawe ni ukuja muri Yorodani Yorodani niho hari umuti wawe Yorodani ni Yesu ushize narababwiye ubuhamya ndangiza sose babwire ubwo buhamya Seveni haleluya ndi bushumba tokinze sinzakibagirwa mana Imana inyereka ibintu bikomeye ndi bushumba naragiye mu masengesho ahantu hitwa mu Kinenga kwa Dorcas vice representa pasiteri Gerard Arabizi urabyibuka muri 1994 na gatanu kumwisho navuye muri interseke muri 19 aya mu bihumbi 2005 kumwisho mu kwezi kwa nyuma kwa 14
kozi w'Imana yagaza dusanga donc nari narabaye amagufuka gusa nagazangira iminsi 7 ntari nimba ndiye nkanone ku cyumweru hazongera karya ku cyumweru noneho murebe kungana please utaki hakuriya kwa byishimo bamara kugira iminsi utari yewa urabona ngo ni ikote barambitse ndebere kuri urubavu rwanje kagira 7 jours ntari icyo gende muri ayo masengesho bazana giye kubabwira ingene tuzatu Imana ikakubwira ngo ibyawe ni bikore tubikora umuntu akamasanga yararushe yarahwereye ubuzima bwe buba ahantu muba ni Imana yarakuremye kugira ngo ukunde hanyuma ifunyuramo n'urukundo cyane amarira akagaruka ngo nangize bazanira umurwayi ndamusengera mu gitondo cyane twaraye tumusengera n'abapasiteri Sostene Apotre bashire baje ku masomo naje nari mu cyumba nyine abayishide bose n'abadudu barataha sigara muri icyo cyumba umurwayi aracyarwaye tu ndamuhutumisha mubirima ariko Mana urareba ngene meze mu buzima bwankirije umurwayi kandi uwo mugabo yari yararwaye amapepo yararesha kuba umuntu ari kumureba akagirinda yari bose ngira no nkamureba umuntu warwaye amapepo ngana gutyo uko ndiyo kwa mazinga ndeje akanyuza mu idirisha basi umugore uyu mugabo wawe umugabo ati nta kibazo umugore nta kibazo gusiyo yariye naho mu gitondo bazabazana isashi y'amandazi bakazana teremusi ngazimeze bakazana amakoka yagazamo amakoka gusa bakazana amakoka bakazana saa mbiri ni ukuvuga ngo saa yine bakazana ibindi nk'ibyo saa sita bagacunga bakazana ibindi nk'ibyo iwe kwa kurya gusa iyo yari yamazana abakozi yari umukiriya agaza akora muri banki kuri igihe ati ngaho bamusengera na mana ntege sawa ndagiye mu ngundi bene hari ndamusengera Mana Israeli ndi murwayi kabisa kandi nakubita gutya nabona nakira azompeza kandi kire yakize amubara amapepo naho uzasubira Rwanda meze neza tugetware mu butangane bwabo umuntu yakubona akaguru no utumia kwama kama kurura ngakurura no numvishwe riranga kubera ko njewe ndari nambe azanere ariko numvishwe riranga gambira mu gendo ufate agacupa iveri y'amazi uyishire mu isukari ukoge umuhamo arakira urumva iso abagati amapepo ari muri mugabo arafashe ndashikira gute isukari n'amapepo n'amazi ganeza n'amanumva ndi muzima cyangwa narwaye mapepo arafashe gute ndasendagiye kwa Mana ariko numva ndi normal nasendatangiye ndawutumye kwa Mana numva cyashwe ndagarutse fata amazi n'iveri n'isukari ushiremo ukoroge umuhe arake ndagira kutewa kundarwaye simbihuza niguta amazi n'isukari yishiramo umurwayi nani ukizwa n'amasengesho ngizi minsi ntarya banavuje yakoze igitangaza ndagirwa atagize agize imyaka 15 yararwaye amapepo barafushije byara iki none umuntu nani ukizwa n'amasengesho arakizwa n'amazi n'isukari ndavanga kabisa sikundagira gute gasubirayo Mana umurwayi byageze gutemana umurwayi w'Imana umurwayi Mana nimukire mukize wa Mana
ndageraga isundanya nkaja mukanya numva umutima uramwe ariko wabikoze iyo ufashe amazi n'isukari hari umuntu muri kumwe neje nyine n'umurwayi kugarajya yagasarya akaryama sinzira nusanga atari byo ninde uguseka kandagira pe si umutumwa namagara ubwenge waba nadakira ninde umbwira ati ikibazo ni ukuza we Imana iratubwiye nanameze gutya twategereza icyo Imana ivuze abantu bose bakamuvuga ati bakugaye uri umuhungu ubona fiyanse mu uwo mwanya byo biba bigoye umuntu wabo hano n'Imana iramubwiye itamubwiye nta muntu turi kumwe nemuha akaveri k'amazi ari mu isukari ko ntacaba nivuga ngo ninde mbwira ngo Imana iramubwiye namaniruka mu kabati fashe iveri fashe isukari ndakorose namaniruka ndamuha ndamubwira muze yamubwira akantu ko kurya agaze kumbira hejuru zuka muze ati ngaho ari akantu naguteguriye ko kari akaveri nyine kuzuye amazi n'isukari atereyeyo amare mu umunota ntiwashize amambona ko ahinduka nambona ko atangiye gucika intege yamatangira kuruka araruka yarutse nk'amasahani araruka nari ngira icumba n'abagamo araruka cyariko araruka icumba cyuzuye araruka nk'amazi urumva umuntu wagaze urya gutyo yari afite ibyo kuruka barangize kuruka yararangije mu cyarambere ati mbese andi mazi ndamuhayiramo arambaza mu ndiye ndamubwiye kwari ndamubwiye umugore waje ari ndamubwiye abana ndamubwiye umugore se waje araza kundeba ati araza kukureba ati nabahagarira umugore ndamuhamagaye ngaye kuri kioske ndamuhamagaye yama telefone yari yarambaye telefone zatuvugana ijya fixe y'imigozi ndirukanse ndamuhamagaye mara kumuhamagara ati wihute umugabo aragukeneye mukanya avuye mu kazi arirukanse araje buriya umurwayi umubonera mu mbona gusa umureba gutya mu jisho ukamenya ngo umuntu ararwaye bitaragaragara ku mubiri cyane cyangwa ni muzima ijisho hano mu mbone cyane riza rigaragaza umuntu urwaye cyangwa utarwaye ngo amurebe gutya abona aratuje abona yoze ameze neza abona arakeye aramuhobera ngo amuhobere bararira bombi bararira ngo baro barapfukama ngo arasaba Imana arashima Imana uko jewe ko ndareba filime gusa ndangize hamagaye abana bose baraza nijoro dukoze igitaramo cyo gushima Imana icyo nendaga kubabwira uyu muntu yakijijwe n'iki nuko yumva Imana ari ifite ubushobozi bwo kuvuga ngo diamond soka akamasoka ariko fata amazi muvigene nabaje ubwo nagize nk'amasaha pepo tumia nahwere fata amazi ushiremo isukari ukoroge umuhe hamwe n'agakiza kare ngo ya bese amazi n'isukari mu mutwe kama mbijana mu mutwe wese bihuriye naje gukizwa n'umwuka w'Imana uyu muntu niko tumeze aba bantu nijije dore cyawo usizwe gikore dore n'ingene ibintu bimeze nuko ibintu biteye nuko ubundi ubuzima bumeze hari icyo ndangirije nukuvuga ngo icyo nendaga kubabwira ibintu biragabuye marayika w'Imana nasoza ngo gutangira amaturo ntibiba marayika w'Imana nasoza ngo akugendere muri izo n'akazi kawe marayika w'Imana nasoza ngo kwinjirira ihuduma marayika w'Imana nasoza ngo gutangira icyacumi ngo cyarakugora ibintu
ubuzima buzagendera mu mucyo iteka ryose no kumenya ibintu uko bimeze. Ibi ni jewe bishinzwe, ni jewe ushinzwe kubikora. Hanyuma ibi si byaje n'ibizima. Mariya abwira abantu aho twasomye muri Yohana ngo icyo ababwira mugire gute mugikore. Divayi ntiyavuye yuko Yesu yabivuze, yavuye nuko hari pare kujya kuzana amazi kwabo, hari pare ya Yesu kuvuga ni muze kuzana amazi. Gira gute Bibiliya nicyo yuzuye. Imana abwiye Aburahamu ngo va mu gihugu cyawe, akiva mu genda werekere aho ngushyigiye. Aragenda fata umwana wa mutwara arabikora. Ubuzima bwo kugira ngo umuntu abe mu rugamba atsinda ni igihe Imana ivuze, iravuze n'ikishaka, ufite ubushobozi bwo kugikora. Impamvu duhora mu ruzerero rudashira n'ubuzima bwacu ntituza twumvira icyo umwuka avuze, nuko niho tuba. Ibintu byose zaratuzambanye, itorero razambye, abahanuzi barazambye, abantu barazambye, twabaye nk'amakipe akazamuka none ejo akamanuka. Ibisore mu bintu tuba bavana kasoza vuga ibi. Kera aka kanzu sinogenda ndakavuze unyemerere ndavuga. Kera isi ibintu byose byateye imbere, nakuvuga gusa ndasoza. Ibintu byose narabirenze byateye imbere. Uzi ko kera isi n'ijuru bikeye, Imana yaremye abantu ntiyabaremera imyenda yo kwambara. Abantu bagaza bambara ubusa, ariko abantu baravuga ngo abantu bashaka ibyatsi barambara. Baravuga ngo birenga ko umuntu twokwambara ubusa, twokora ikirenze imwe mwambaro tukambara, twokora umwambaro tukambara. Baratekereza bakora kuko biri mu bushobozi bwabo mu bwenge barakora. Kera Imana ntiyaremye abantu ngo ibaremere n'imodoka. Baratekereza baravuga ngo twogenda birenze amaguru, twogenda birenze amaguru. Niki twokora noneho tukagenda tutagendesha amaguru. Batekereza wenda dutangire ku ikinga, batekereza ikinga, bararitekereza bararirema bibaho koga ko baratera imbere. Ngo buke baravuga ngo ikinga turarikoze, niki kindi twokora kirenze ikinga, ikintu nka moteri kigene moto, amakora moto iragenda babona moto zayiruka kuruta ikinga. Baravuga ngo no tugenda tunyangira, niki twokora kindi kirenze moto imodoka tugenda tutanyagira kandi turi benshi. Baratekereza bakora imodoka. None si imodoka hari ahantu itazigenda mu mazi, niki twokora bakora ubwato. Baravuga ngo okay noneho ahantu hatari ubwato, umuntu kuva aha kaje muri Amerika kugira ngo nizogenda gute. Baravuga batekereza bakora indege. Mwumva abantu ko baragenda ibintu biyongera ariko baravuga ngo twokora indege. Mu minsi yashize kera kera tugishikana mu Rwanda abantu ntibari bagira telefone. Abaratekereza baravuga ngo twokora ikirenze umuntu azavugana n'undi. Izi za telefone z'imigozi bagatelefona, baratuvuga ngo twokora ikirenze kiriya cy'imigozi. Baratekereza bakora telefone ngendanwa. Mbere zikiza za motoro mu bihumbi 2000 nimba ari nakangahe twari kuri Seripari. Hari umudamu umwe witwa Diana, umugore wa leta, mwari mukibuka, bamwoherereza telefone umudamu nimba ari muzara usize umuntu wamwohereje telefone ya Nokia, kaka Nokia amwoherereza, bakamwoherereze kumweru. Noneho urabona amateraniro arabaye. Kari karimo telefone, ni telefone, harimo itoroshi, harimo na radiyo n'isaha. Abantu bose twa igitangaza kiraba. Pastor Meshaki yarangije amateraniro ariyo tuje kureba ikanisa ryose rya Matamu, tuje kureba Kanokia karimo ngaho shiramo radiyo twumva. Abantu basaka radiyo muri telefone. No nimurebe kuvaho ejo bundi muri 2000
oye 2004 2005 cyage cyalarme cyose cyo muri serepa cyage noneho murebe telefone aho zigeze dimundebe mukube kamuvugana n'umukobwa gutya video WhatsApp Twitter murebe ngende bi no ngabo ngekanisa uyu munsi yurebye abapasiteri abagabo bamwe b'iwacu bitwaga abagabo abandi bagabo bitwa ba Japoni apana bapa Japoni nagiye kumureba wo mu ruhebe mu munsi umwasengeye amandiko gutyo kuko abanyumbe bazakora gahunda ati mukora amandiko uyahe uriya muntu gahunda irakora wasengera amandiko ngo bamuheze umuntu agira ikibazo basanga imbaraga zawe menshi mu mari wamusengera Japoni wamusengera utumika imana kibazo ko tubwiye ngo gahunda none kabaye imana iramubwira ngo watize ku mandiko cyane imbaraga zawe zagiye umandiko abamenshi n'umuti niko kuvuga ngo bakwandikike hedex imwe ukanywa 3 cyangwa 5 imbaraga zawe nyinshi mu mandiko kubera ko gusazira muri ikigazi minota 5 akoze umurumva mu bagabo ariko Japon yarasengeye byo namasinzi kumureba tumaranye iminsi 3 na rukeye arambwira ngo asigaye urasha kureba Japon na rusenga Pastor Christophe ne warumano ikibazo ufite uzosengerwa na rukema usengerwa na Japon turi hari ya Foscoya mu giti cyumwe Pastor Christophe uzoshaka ite ugende usengerwa na rukema usengerwa na Japon ndagenda ja kwa rukema rasengera ngo ndangize ihudumu ijapasha Japon yambaza ubuki ibitotse feneri namasize abayu abana abambe ari umugabo umwe w'Imana umunyembara guteye ubwo yaryamanye n'umuntu ufite amapepo ibihe ibirozi ngo baryamane umugabo asinduka abaye paralise yamaba paralise igice kimwe umugabo aramusengera wamusengere aravuga ngo Mana mukize niki cyabaye aramubwira ngo uyu mugabo afite ibigirwamana yaryamanye nawe urumwana arabashanyaraza tiyo ryamana nawe ufite izo mbaraga zivana gutyo ngo nurangiza afite ibigirwamana yafashe ngo abamaho nawe arakeze bizima mwe abantu twarasemye ibizima bene za bindi kristo kurarana gusa abaparasi ngo afite ibigirwamana iyo reba seriza abayumbi seriza abapasiteri ubwo konda reba abapasiteri bari nyuma yacu n'abayumbi bari nyuma yacu simboni yose ese itorero ratera imbere abambere bari buzuye imbaraga n'amavuta bari buzuye kwerekwa buzuye ubwiza ntakukemangwa kw'ikiyumbe cy'abagabo ntakurwanira ngo uraba perezida nguyumara ngo nawe nave ibindi bikituba ibi bigaragaza twashize isi kiragenda itera imbere abantu ntibagiraga telefone ubu isi kiragenda itera imbere mu gisirikare kiratera imbere muri communication kiratera imbere mu mwuka itorero ko riragenda rinanirwa ko riragenda rishira imbaraga ko riragenda n'iki kibazo cyabaye aho rusingiye rusingiye nuko icyo dushinzwe gukora naho Mane tubabarije bavana icyakubwira ugira gute ubikora muza mubona ibintu byapfuye zabya naho rushingiye naho rusingiye tudushi amasengesho uzumareka ziza gusenga agukorera amasengesho mukivica tazo amahame mwibuke hamwe haguruka ku maguru yawe turatsinzwe turatsinzwe tuvuga iki
uyu munsi ndibaza ngo abakozi b'Imana muri Amerika yagize abakozi b'Imana bakomeye cyane. Iterambere riri muri Amerika, mureba aho itorero rigeze. Zabyibuka siyo ndebye ba Billy Graham amavuta ya Billy Graham. Uyu munsi seri z'abapasiteri bebasohoka Amerika izogira abakozi b'Imana bameze nka seri z'isohoka uyu munsi. Abapasiteri bebaha abakristo amakunje ngo mugenda tuzosenga ngo yagiye ku mucanga Dubai kujyana ku mucanga yatanze koje mu bakristo. Amerika izosubira isohore seri niki cyabuze seri nka Billy Graham. Tuzosohora muri Tanzania umugabo witwa Moses Kuroya. Moses Kuroya. Ya Pastor Jacques Evangeliste Jacques yigeze kutubwira ngo bigeze kumusengera ruguru birahaka bari baramurose inzoka yo kumusozi zamu ibamu. Jacques ni watubwiye nakanwa yarakanye yararangiye kwivuga ndasonda bimubaza arambwira ngo baramusengera birahaka baravuga ngo Moses Kuroya ari iremera muri Kongo kuri ya misozi ya Uvi ahitwa Iremera. Kubera ko batari bashoboye kumutwara baheza umuntu agahuzu kiwe umwenda Moses Kuroya musengera. Moses Kuroya washike akarambika ikibazo muzogende mukamwana Moses Kuroya umunyatanzania akarambika ikiganza ugende ndagasengera washike barakamwambika inzoka yo kumusozi iva mu nda yarasoze bakamwambitsa inzoka isoka mu nda. Tanzania cyangwa n'abakozi bameze cyangwa no kuzuza ama views ngo bahembe YouTube bahembe bakozi b'Imana bameze nk'aba Moses bavandi byapfiriye ntituzi ibyo dushinzwe ntituzi ibidukwiriye ntituzi ibyo dukwiye gukora. Ariko igihe cyose usoma ijambo ukamenya ko hari ibyo ukwiye gukora ukabikora ibitangaza n'ibimenyetso. Haleluya. Ariko shimwa mwami Yesu urukundo ruhebuje niwashoboye kugira warikaze uradukiza. Mwami Yesu zamura ikiganza cyawe uyu munsi uyu mwaka ufata ingamba tuve mu byasabwe tuve mu bujiji ibyo ushinzwe gukora va mu bunyantegeke bikore Mana ikeneye kugukoresha kugira ngo benshi bave mu bujiji bave mu pagani bakirwe n'umuco wo mu ijuru. Dukeneye abakozi b'Imana buzuye amavuta bahindura abapagani bakizera Imana. Dukeneye one silent for my day. Mana data turi imbere yawe turi abagaragu bawe turi abakozi bawe beza. Mana twabike imbaraga tubikore kuko nta Mana yabikoze tubikore gakurya abana babikoze ko bababwiraga ngo bityo bashakaga barakibonye nta kindi cyabiteye nuko bakumviye mutima wo kumvira mutima wo gukora ivuze Mwami utwuzuze gukora biri mvuze kugira ngo icyo washatse icyo wadutegetse gukora kigerweho. Turashimye kubyumvira mu izina rya Yesu. Amen.